banyarwandakazi namwe inshuti z'abanyarwanda, mwaramutseho. Ni umuyobozi w'ishyaka rya UPR Abatabazi, ishyaka riharanira ubumwe na demokarasi y'abanyarwanda. Ni ku rubuga cyangwa se ni kuri chaîne ya UPR Abatabazi. Ndabaramutsa mbifuriza umwaka mushya muhire, kuko YouTube channel nibwo tuyifunguye. Iyindi yagize ibibazo, twagize ibibazo n'iyindi, ariko ntacyo. Ndagira ngo rero turakomeza kugenda dusobanura imigabo n'imigambi by'ishyaka rya UPR Abatabazi. Nkuko nabibabwiye, umazina nzwi nka Jetri Sylvestre, rimwe n'iryo nkoresha kuri social media, irindi ni iryanjye, ariko n'irya kabiri naryo rirahari. UPR Abatabazi rero nkuko nabibasobanuriye, ni ishyaka rigizwe ahanini n'urubyiruko. 85% n'urubyiruko byubaha Imana yo mu ijuru, turasenga, ndetse navuga ngo nitwe twakuye igihugu ikuzimu, natwe turi kurwana n'imbaraga z'ikuzimu za FPR, turi kuzisenga. Izi ntambara zose muri kubona ziri kubara muri Kongo, n'ibi byose muri kubona ibyabo biri kugenda bipfa, nitwe turi kubitera, kuko Imana iyo yemeje igira bishiraho bagomba gusengera icyo kintu kugira ngo kigerweho. Ibi rero nitwe turi kubikora mu isi y'umwuka. Gusa indi message nuko abakristo mwitegure na Yesu agiye kuza. Nabibonye iri joro agiye kuza kubatwara, ntabwo nareka kutabivuga, kuko nayeretswe ko agiye kuza agatwara bamwe babandi batapfukamiye Bayali bakajya kwishimana nawe ya myaka. Reka dukomeze. Hari abantu benshi cyane bagiye bibwira bati se gusenga na politike mu bifatanya muto. Icyo kintu ndagira ngo ntibasobanure. Gusenga ntabwo bibuza gukina politike, kuko umunyapolitike wa mbere mwiza ni Imana. Ahantu hari amategeko agomba kuba hari na politike, ariko politike nziza, atari politike y'uburyarya, atari politike y'ububeshyi. Hari ururimi rwa politike rutarimo ububeshyi. Mumenye ngo ahantu hari amategeko, hari ibigenderwaho, hagomba kuba hari politike. Ikindi, Mose nawe yari umunyapolitike, ko ntabwo yayoboye ubwoko bw'Imana ngo ahagarare imbere ya Farawo atari umunyapolitike. Ba Dawudi, ba Sawuli, ba Daniyeli bari abanyapolitike beza, bakinaga politike, ariko politike itarenganya, politike itica ngo irenganyije abantu, cyangwa se itica batashize imbere ubugome n'ibindi, ahubwo politike yo kurenganura abantu no gushira abantu, guha abana agaciro, kubaha Imana rero byakabaye buri umwe wese, kuri buri umwe wese. Banyarwanda, banyarwandakazi, inshuti duhurira hano nkuko nabibabwiye, ishyaka UPR Abatabazi ryashize imbere intwaro. Twebwe ibyacu ni ukurwanisha imbunda n'amasasu n'ibindi byose biturika. Ntabwo tuvuga amagambo gusa, dukora ibikorwa. Ushobora kuvuga muti ko ntabyo murakora, yego birumvikana, ariko ku rundi ruhande mugiye kuzabibona. Ariko nanone kugira ngo tubigereho, ibyo tumaje kubaka nibyo byinshi kurusha ibyo, nubwo bwose ari amasasu, ariko mwibuke ko habanza politike. Kandi buriya politike ni amagambo, kumvikana, kubaka, uko bizagenda bite, ni gute tushobora kunetarariza umwanzi, ni gute twe tugomba guhindura tukazana systeme nshya, tukamuca imbaraga, tukamenya uburyo akemera ibyo dushaka, tukamwirukana mu gihugu cyacu tukagiha Abanyarwanda. Ibyo ni byo UPR Abatabazi yamanje yubaka. Twarabyubatse neza, duhagarara neza. Imbaraga zacu ntitwazishize mu Burayi, imbaraga zacu twazise mu gihugu b'imbere,
twubaka inzego mu gihugu, twubaka hafi y'igihugu. Ubu rero no kuba dukoze YouTube channel ya UPR Abatabazi nuko dusa nkaho byose tubirangije, tubishoje. Ariko ibyo byose kugira ngo tubigereho, banyarwanda banyarwandakazi, kugira ngo ibyo byose tubigereho nuko mwebwe ubwanyu muzabigiramo uruhare. Mureba bari abakomeye ngo nabo babatabara ngo naba, nyamara nje ndi wo kureba, ahubwo nareba uwo Imana yahaye umugisha, kuko jewe ndahawe inkoni ku itariki 18 z'ukwezi kwa 10 2022 yo kuyobora kiriya gihugu. Imihango yo kwimika bwose nayishoje mu kwezi kwa 11 ku itariki 8. Ibyo byose simbibabwira wenda kuko nta n'ibimenyetso biba bihari, kandi hano kuri isi tukaba dukoresha ibimenyetso. Ariko icyo cyatse kubera ni ikintu kimwe, nuko ibyo turebesha amaso aka kanya nuko tubitekereza ntabwo ariko bigenda, hari ibindi. Niyo mpamvu bavuga ngo bagarira yose ntabwo zirizera. Kwanga gutera UPR Abatabazi urubyiruko rw'abanyarwanda rwanyu inkunga ni ugucika intege cyane, kuko ejo bundi bwana perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarabibabwiye, arababwira ati dushaka urubyiruko rwo gufasha rw'abanyarwanda cyangwa se twafasha guhindura ibintu. Ese bundi banyarwanda, mubona kiriya gihugu ari ikihe gihugu cyatwishimamira kikishimamira ibyacu byose, kikabyishimamira, kuzi ko abo bagabo ari abagome badakoresheje urubyiruko, bari abagabo bataranduza amasura yabo, ko abandi babanduje, bamwe mwaribye, abandi ngo mwakoze jenoside y'ibinyoma, abandi ngo mwaribye nabyo ni ibinyoma, ngo muri ibigarasha, mbese bakabashira ibyaha bitandukanye. Gusa byo nta n'uwanahakana, hari abafite amaraso benshi cyane kandi bakoranye n'inkotanyi koko. Hari n'abandi bashingiye wenda ibyaha by'intambara, ntabwo ari twe twakoze izo raporo, niba bazikoze nabo bari ku ruhande rw'inkotanyi, ariko izo raporo zo ngo zirahari. So anyway, ntabwo dushaka kubigenda cyane, ntabwo tuje kuvuga ku bandi, ariko icyo nshatse ni ukubereka ngo mubagarire yose, ariko irizera ryo ni Imana irizi. UPR Abatabazi ni ishyaka rikomeye. UPR Abatabazi ni ishyaka riharanira ubumwe bw'abanyarwanda na demokarasi. Ni ishyaka riharanira ubumwe bw'abanyarwanda na demokarasi. Ubundi ibyacu tugiye kubikora kenshi tukumanza turisenga, twiragiza Imana. N'ubusanzwe turaduse ko turi kuri intambara. Nibiziye kuba mu Rwanda ubu tuba twabibwiwe, kuko nitwe tugomba kubibwirwa, nk'uko mubonye mbahaye iyo message. Ndagira ngo rero muri aya masaha cyangwa se muri aka kanya wowe ukumva YouTube channel inuza ubutumwa bw'umuyobozi wa UPR Abatabazi, ndagira ngo hagire ikintu utekereza. Tekereza bitandukanye n'uko watekerezaga, cyangwa hagira ibindi wiyongeraho. UPR Abatabazi yashinzwe 2020, ariko twatangiye kuyikreya mu mwaka washize muri 2019. Aho niho, ariko amazina byose kumva rero ni ishyaka rimaze imyaka 4. Ariko nkanjye ibikorwa bya politike nabitangiye kera nkiri mutoya cyane. Twe twatangira mu mashyamba ya Kongo tukiri abana bato batwicira ababyeyi bacu. Turi abana b'imfubyi bagira ubuzima imfubyi n'ibibyihebe byashibutse u Rwanda. Twaje ni mu bihugu twahungiyemo ntabwo twigeze twica.
twakoze ibishoboka kugira ngo tubarwanye, kandi nabo barabizi ko twabarwanye, baranabiducyurira ko twabigizemo uruhare mu byo bakoraga, tukagenda dufatanya n'ababishinzwe kugira ngo tugire ibyo dukora. Banyarwanda, banyarwandakazi, iyo ubona umugabo ava mu gihugu cye, ahari mu gihugu cye akajya mu gihugu cy'abandi, akaza ajanwe no gushimuta umunyarwanda wamuhunze, akaza azanwe abitse imbunda yihagatiye, akaza aje kurasa umunyarwanda mugenzi we ngo kuko batumvikaniye kandi ari umunyamakosa, akajya muri Kongo akiba iby'abaturage byose, amasamba akiba, amaze agasenya, agatwara ibibanza, akazana abasirikari barwaye sida, bagafata abagore bo muri Kangora yabaroshemo igitero cy'abasirikari barwaye sida. Yaravuzwe kuko bari ababwira imbuto mbi, muzajye kwipimisha, hari bamwe muri bo bamenye amabanga, bafata abagore b'abandi ngo ku ngufu, kuko abagore aribo bari bababereye ibamba ngo ntabwo turi bwimuke. Ariko kubera gukorera Sekibi, kubera gukorera Satani, kubera kuba ingaragu y'ikibi, ukaba ingaragu y'ikibi, ugashira ikibi imbere, noneho icyo kibi kikanazamuka ukakirutisha igihugu cyawe, ugatangira ukica abanyarwanda. Mwagakwiye kuyobora, mwagakwiye kugayidinga, mwagakwiye kubabera ambasaderi mu bindi bihugu, kuko buriya perezida nawe aba ari ambasaderi w'abanyarwanda, niwe ubaserukira. Ahubwo ariko nyuma ukabahindukira ibyebe kubera kuri ingaragu y'ikibi, ikibi nacyo kigukoresha utamenya ntaho usa, ukagera naho ubyigamba ukirukana amatorero mu Rwanda. Ubu uri hehe? Kuri kurazo uri hehe? Anje Kagame ari hese? Ntabwo turajya kure. Ariko se reka turebe Banyarwanda, hari abanyarwanda benshi bavuga ngo ntabwo tuzajya muri politiki, ngo ntabwo twatera inkunga, ngo dufite ubwoba bwinshi. Muragira ubwoba? Abana banyu bamariye muri Kongo, kandi abo bana banyu natwe dufiteho ni barumuna bacu, ni abaturanyi, ni abavandimwe nyine mu muryango, nabo mu family, n'abafamiliyari cyangwa ni family. Natwe turababaye, ntabwo twishimye. Abantu bari abanyarwanda bari gupfa nk'ubushwiriri, umwana w'imyaka 21, 18, kandi n'ubundi wabona nta kuntu babayeho. Si ibyo gusa, bakomeje gupfa kera. Abandi barafunzwe muri gereza, babageretseho ibyango ni jenoside byo kubeshya. Uriya 90% bari hara mu magereza bava mu bwoko bw'abahutu, ni ibinyoma, ntabwo bakoze jenoside, ni ibinyoma. Kuko ni la jenoside twababwiye ko twe tutayemera, twemera ko abatutsi bapfa, ariko la jenoside abatutsi ni ibinyoma. Nje nka perezida wa UPRD Batabazi ndabivuze, ariko ntabwo duhakana ko muri UPRD Batabazi, ntabwo duhakana ko nuza abatutsi batapfa. Imibare ntituyemera, inyito ntituyemera, ndetse uteretse n'inyito. Nuko babikoze byose, nuko babikoze kose ni ibinyoma.
ni ibinyoma ko nuje kuvuga ngo hapfuye miliyoni imwe n'ibihumbi 200 kandi mu Rwanda hari ibihumbi 860. kabone niyo baba bariyongereye ndagira ngo mbabwire banyarwanda, ntabwo abantu bashobora kuva mu 9 na rimwe ngo bagere mu 94 bageje kwiyongera ibihumbi, abandi bantu 800, abandi bantu ibihumbi 800 byaje aho kamuze, kuko bavuga ngo hapfuye miliyoni imwe n'ibihumbi 200 nabwo ahubwo miliyoni, kuko ngo harokotse ibihumbi 500 ngo hapfa miliyoni imwe n'ibihumbi 200, kuko miliyoni almost ibihumbi 900 ntabwo bishoboka. Ngewe rero mpere ku mibare yabo bivugira, numva ko wenda abatutsi hapfuye nk'ibihumbi 400, kandi nabyo bivanze mu n'abahutu, kuko n'abahutu bari barimo. None se ubundi reka da nimba harontsemo abahutu 2 ubwo ibi kibaye jenoside y'ubwoko? Ese ubundi jenoside ntitegurwa? Nese umuntu yagukorera jenoside kandi avuye gusiga amasezerano gutaye ku ngufu amini ku neza, twe ko twabasabye ngo mureka dutaye mu kabyanga? None se ubundi ko bigaragara ko ari mu mwarashe indege, kuko bimenyetso birahari, nubwo baraba uyu Emmanuel Macron umukozi wa satani n'Illuminati satanique, niyo mpamvu ubonera kesa yiko bisase na Sarkozy cyenda bizi ko ari bo ndwanya bisi nibo ndwanya bazi nabo ba Anthony Guterres umukuru wa ONU ndetse na Joe Biden na ba Obama. Aba ni abantu ndwana nabo nakubwira ngo amadayimoni abarinda meze gutya na gutya, bagendera muri izi mbaraga izi na Papa Francis. Ubone ejo bundi igihe cyashize agiye kubona n'uyu mugabo na Kagame mu gihe cyashize n'umugore we uyu Papa Francis mureba mubona avuga ngo mutinganire mukagira ngo ni ibindi. Ndagira ngo rero ibintu babwira banyarwandakazi, ntirimbanyi kazi muri gukurikira YouTube channel ya UPR Abatabazi, ntidukomeze guheranwa n'ubwoba, twiheranwa n'ibinyoma, dutera inkunga UPR Abatabazi. Ngwino ufatanye na UPR Abatabazi, ngwino uzana igitekerezo cyawe, weho musirikariza n'intwaro, umubwira uti hano nge nanjye narahibitse ugiduhereze, zana icyo ufite, niko igihugu cyacu tugomba kwitaba. Naho ibyo bababwira ngo igihugu ngo cyanyu ngo amahanga agiye kukibahesha, ntawakurwanirira abanyarwanda wewe utari kuri front line, kandi nibabura abo gufasha ntacyo bizabamarira. So ndagira ngo rero mubimenye, rwose ko nibabura abo gufasha ntacyo bizabamarira. Ntabwo igihugu kizajya guhomba ibikoresho byacyo nta muntu ufite wo gufasha ukuri bashaka. Bazarwana kubibizaho cyangwa bashire ku mipaka, ntihaboneka itsinda ry'abanyarwanda bazima bafite inyota y'igihugu cyabo. Bazafashwa. Bavuga ngo abakongomani bagiye kubitugura ngo abarundi niweho wa mbere nyine umupfu ni uterura haboze, niho wahereza ngo terura hanuka, nuko natwe tuza tuguterurire. Hagararire ya mwumva iri hasi baguhereza isanduku. Ntabwo wakwicara ngo ushaka akaguru kandi gutya ngo mwebwe ngo kurane ngo muze mufasha. Ukamuze ninde wagufasha? Kamoni nta wagufasha. Abanyarwanda mutera inkunga, mufatanye n'abandi inkunga ya buri kimwe, y'amafaranga, iya buri kimwe cyose, kugira ngo duhore igihugu cyacu. Kandi mukomeze kwibeshya ngo arabari kubibakorera.
opposition nyinshi hano y'amashyaka ni ibinyoma, abandi bishakira imyanya n'abandi ni kugira ngo bamenyekane. Urakoze banyarwanda, banyarwandakazi, iminota yacu irarangiye. Tuzakomeza tuganire kuri YouTube. Imana ibampere umugisha. Bye bye.